nongeye gusuza nkwifuriza amahoro y'Imana ukomeje kudukurikirana ibiganiro bya Blessing TV ngira ni amahoro y'Imana nakomeza kubana nawe kandi muhorane wowe ndetse nabawe Imana ihire imirimo y'amaboko yawe. Hanyuma rero uyu munsi wano rero tugiye kurebera hamwe ubuhamya bw'umukozi w'Imana se bw'umuramyi Uwimana Aime wabuze amahirwe yo kwiga akahitamo kwihebera umuziki wo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. Nakubiza yuko wakora subscribe cyangwa se share ugakanda like kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro bitandukanye bya Blessing TV, dore ko ahangaha nta kindi tureberamo ndetse urugendo, ubuhamya, amateka ndetse n'inkuru ziyoboka cyangwa se zivuga butumwa tugamije gukomereshanya muri urugendo, kuko nta muhanga warwo, ahubwo dukwiye gufatanya ibiganza kugira ngo tuzabashe gusohora Isiyoni cyangwa se twese tubashe gusinyira icyo Kristo dufatiye amahoro. Reka dutangire iyi nkuru yacu mbonera kubahereza ikaze ndetse no gushimira kuri uyu mwanya ufashe wemeye gufata kugira ngo ubashe kudukurikirana. Iteka iyo wumvise indirimbo iminsi yose, inkovu z'urukundo, tiye mo refuge, thank you, umuririmbiro w'iteka ndetse n'izindi zitandukanye, abatari bake bahita bakubita agatima byihuse cyane ku muramyi Uwimana Aime kubera ubutumwa bwe bwigaruriye imitima y'abakunda kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Uyu muhanzi rero afatwa nk'ikitegererezo ku bahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana, dore ko abatari bake rero batazuyaza kubyatuza akanwa kabo bakamushimira, bamushimira cyane nk'imwe mu nkingi za muzika ya gospel mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo w'imyaka isaga 43 y'amavuko yavukiye mu gihugu cy'u Burundi, avuka mu muryango w'abana batatu, afite umugore ndetse n'abana batatu. Kuva ku myaka 16 y'amavuko uyu nguyu Uwimana Aime yari umuririmbyi, aho yatangiye aririmbira muri korali ya Eglise Vivante i Bujumbura kugeza ubu ntarava mu murongo w'indirimbo zo kuramya Imana ndetse no guhimbaza Imana. Uwimana Aime yageze mu gihugu cy'u Rwanda hagana mu mwaka w'1994 avuye mu gihugu cy'u Burundi. Muri icyo gihe rero ikibanze kuri we yumvaga inzozi ze ari ukwiga akazakomeza umuziki we inyuma. Mu ijambo ryo kwagiye bitangaza ko tubikesha inyamakuru gakiza.org yagize ati, iby'Imana ni bigari, ikintu nashoboraga gukora ni ukureba umuntu acuranga gitari, nisanze kwiga bidashoboka kubera uburwayi, icyo nashyiraga imbere cyaranze mpita mfata inzira y'umuziki. Iyo ikintu kikurimo hari igihe uba utazi imbaraga zikirimo. Hari igihe rero nabaga nicaye nkatinda, hari rero nabaga nicaye nkandika imivugo. Iyo ufite umwanya ibikurimo nibwo biza. Umuramyi rero Uwimana Aime avuga ko yatekerezaga amashuri kubera ubuzima bwe. Umuramyi Uwimana Aime avuga ko yatekerezaga amashuri kubera ubuzima, ariko kuririmba no kuramya byari bimurimo imbere gusa, ariko kuririmba no kuramya byari bimurimo imbere gusa, we ntiyarazi neza agaciro kabyo. Mu buhamya bwe Uwimana Aime avuga ko yagerageje kujya mu ishuri ariko ntibyamuhira nk'uko yabyifuzaga, ndetse bimuviramo kumera nk'uwahungabanye. Byanatumye batekereza kumujyana Indera ngo barebe niba yaba adafite ikibazo cyo mu mutwe. Aha yagize ati, byatumye mpora nikingiranye mu nzu, ntashaka no gusohoka hanze kugira ngo ntabona abandi bana baca imbere y'iwacu bava ku ishuri, bikanyibutsa ko ngiye kwiga byanze. Yakomeje agira ati, nibuka ko iki kiri mu bitekerezo bikomeye nagize, kuko iby'ishuri bihagaze nabaye nk'uguye mu mutima. Ndibuka ko navuze nti iyi Mana ntacyo imariye. Uwimana Aime avuga ko amaze kubona ko kwiga byanze yahisemo kwiyegurira umuziki kugeza ubu, ndetse mu rugendo rwe avuga ko byamuhiriye, dore ko nayo yari impano ye. Guhungabana kwa Uwimana byatumye umubyeyi we yibaza byinshi, ariko akomeza kumuba hafi, ndetse ibyo byatumye ashimangira ko ari intwari ikomeye mu buzima bwe. Uwimana Aime avuga ko gutanga ubuhamya ari byiza kuko bifasha undi muntu ukiri mu bihe bisa n'ibyo yahozemo cyangwa se ibyo yanyuzemo, bikamufasha gukomera no kwizera Imana ko ibasha guhindura amateka y'umuntu akaba mashya.
Uwimana benshi bafatiraho icyitegererezo mu buzima bwo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza ni umugabo uzi kuganira atebya cyane. Uwimana Aime izina rye ryazamuwe n'indirimbo nyinshi cyane zirimo Muririmbire Uwiteka, In Lettre d'Amour, Ngwino Mukiza Twibanire, Iminsi Yose, Urwibutso, Inkovu z'Urukundo ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye zagiye zimenyekana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu muhanzi bagenzi be bita Bishop w'abahanzi aherutse no gushyira hanze album ya gatatu y'indirimbo zo mu gitabo kizwi nk'igitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana n'iz'agakiza, kandi iboneka kuri YouTube channel ye yise Aime Uwimana. Aho niho wajya ukaba wabona ibihangano bye hafi ya byose. Izi ndirimbo yazikoranye n'abahanzi baririmba indirimbo batandukanye barimo Simon Kabera, Alex Dusabe, Gabi Ihan Kamanzi, Lilian Kabaganza, Patrick Nyamitari, Tons, Guy Badibanga, Dominique Ashimwe, Israel Mbonyi, Passia Bizimana ndetse n'abandi banzi batandukanye. Uwimana yatangiye gukora umuziki mu mwaka wa 1994 amaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, aho yakundaga kuririmba ariko akabura aho abihera, nubwo ngo kugeza amagingo aya ataragera aho yifuza kugera. Uwimana Aime afatanya ubuhanzi n'akazi ko gutunganya indirimbo nk'umuproducer. Reka mbashimire ni mwese mwakomeje kudukurikirana, nkibutsa ko wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibindi biganiro bitandukanye by'ivuga butumwa by'iyobokamana binyura aha kuri channel ya YouTube Praising TV. Tukubwira amakuru y'abahanzi avuga butumwa bakoze Imana batandukanye hirya no hino ku isi. Nta kintu tugamije aho tugamije gukomeresanya muri uru rugendo rw'agakiza. Ndabisubiramo, nta muhanga warwo. Imana nibaho umugisha.